ari ababashumba ari abaririmbyi ari n'abakristo muri rusange kugira ngo dukomeze kuryoherwa muri iki giterane ariko twabonye ikaze yanyu karibu. Haleluya, singi haleluya, Yesu ashimwe. Mana ishimwe cyane kandi Mana ihabwe icyubahiro kubw'uyu munsi w'umugisha, munsi w'umunezero Imana yaduhaye, kandi by'umwihariko nk'itorero Yeberi dushimye Imana ko yabanye natwe kandi nk'uko yari yabidusezeranije ikaba ibisohoje uyu munsi. Reka mbasabe mu byubahiro byanyu dukomere Imana amashyi menshi. Nk'uko Emusa bivuze, nitwa Reverend Murwanashyaka Thomas, nkaba ndi umushumba mukuru w'itorero Yeberi. Uyu mwanya rero mpawe ngiye kubakira kandi ndizera neza ko twese twatangiye kwishima no gusangira umunezero uturuka kuri Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo ntangirire ku mubyeyi wacu mukuru, kugira ngo ababatista muri hano twese turabizi ko ari umubyeyi. Yadutoje gukunda Imana, adutoza agakiza, kandi ubu bari mu kiruhuko cy'izabukuru. Turamushimira ko yatubereye urugero rwiza. Uyu munsi akaba yaje kubana natwe, akaba ari buze no kudusangiza ku ijambo ry'Imana. Reka musabe yigire ejuru Bishop Denis, umukomere amashyi. Imana ishimwe cyane. Twagize umugisha rero kubana n'abashumba bagiye batandukanye mu itorero rya Yeberi baje kwifatanya natwe. Ntabwo ndi buze guhamagara umwe umwe, ahubwo nagira ngo nsabe mpere kuri komite nyobozi cyangwa se inama y'abakuru ihaguruke aho bari, bahagurukire rimwe tubakire mu izina rya Yesu. Bakoze cyane. Reka mpite nsaba n'abapaseri bari hano baje gufatanya na Korali Cornerstone muri iki gitaramo. Bagiye baturuka mu ndembo zitandukanye. Dufite ururembo rw'amajyepfo, tukagira ururembo rw'uburengerazuba ndetse n'ururembo rw'uburasirazuba rubarizwamo n'umujyi wa Kigali. Reka bose mbasaba babashije kugera hano bigire ejuru badusuhuze. Nishimye cyane, murakoze cyane. Dufite korali zaje kwifatanya natwe uyu munsi kubw'umubano mwiza babana na Korali Cornerstone, kandi nk'itorero ryacu twabagiriyeho umugisha tubatumiye baraza. Rero nagira ngo nsabe Korali Shalom guturuka muri ADPR bigire ejuru badusuhuze mu izina rya Yesu. Natera haleluya, ntacyo bitwaye. Imana ibahe umugisha cyane, turabishimiye. Reka nsabe korali nanone y'inshuti na Cornerstone kandi inshuti zacu, korali Gisubizo Ministry, nimba bari hano bakwigira ejuru nabo bakadusuhuza mu izina rya Yesu. Baraza mu kanya. Okay, turaza kubakira. Imana ibahe umugisha. Voice of Angels bari hafi. Tere haleluya.
Imana ishimwe cyane, turabishimiye kandi turabanezerewe. Hari kandi na Victors Band barimo badufasha, ariko nkeka barimo baruhuka. Reka nabo tubakomera amashyi kuko twinjiza muri ibihe byiza by'umunezero. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha. Bashyitsi bacu abo tutabashije kumenya, ariko mwaje kwifatanya natwe muri ibi bihe by'umunezero, muze kwiyumva mwikaze mwese. Ndi kubona umuhanzi Papi Clever rwose niyegereje uradusuhuze mu izina rya Yesu. Murakoze cyane, Yesu abahe umugisha. Reka nsabe honorable Veneranda n'umutware we nabo begereje badusuhuze. Murakoze cyane, turabishimiye kandi tugire ibihe byiza. Imana ibahe umugisha. Dukomere Imana amashyi nanone niba ari ay'Imana. Arakoze cyane umushumba mukuru wa IEBR mu Rwanda. Imana ibahe umugisha. Amen. Yesu nashimwe. Yesu ashimwe. Ndagira ngo numve ko nabi nyuma banyumva. Yesu nashimwe. Imana yacu ishimwe cyane. Mbere na mbere ndashima Imana yanshoboje kugera hano, kandi ndashimira na Cornerstone yantumiye kugira ngo mbane nayo. Ndashima Imana cyane. Satani ntajya abura ibyo akora. Bamaze kuntumira natangiye kurwara, ariko numva ntari bubireke. Kugeza mu gitondo ntabwo nari meze neza, ariko ndashima Imana ko nashoboye kugera hano. Nabwiye Imana ngo byanze bikunze n'imbaraga ni wowe uzitanga, ngere hano hanyuma ngushimire imbere y'aba bantu bose bateraniye hano. Imana rero yabikoze, Imana ishimwe. Satani yari yarakaye kuko iki ni ikiraka abantu mumenyereye gukora. Iyo umaze iminsi udakora ukabona ikiraka nk'iki, Satani arakirwanya kugira ngo utagikora. Ariko nagumye mu kwizera ndavuga ngo Satani nubwo warwanuka, ariko Yesu yaratsinze kandi yaranesheje. Haleluya. Imana yacu rero ishimwe cyane. Cornerstone ngerageze kubahiriza igihe bampaye, nubwo ari gitoya ariko ndagikoresha uko kiri. Nacyo ndagishimira Imana. Cornerstone nyizi ari abana batoya twaratangiranye bagenda bakura, ubu bamaze kuba abagabo. Abantu b'abahanga bavuga ko mu myaka 16 17 abantu baba bari mu myaka mibi, ariko ndagira ngo mbabwire birengagije yuko aho Cornerstone igeze ubu niwe iri mu myaka mibi, kuko ubu yifatira ibyemezo ikaba yashobora gukora ibintu ikabitunganya nk'ibi ngibi, ikifatira ibyemezo kandi ikabigira. Burya umuntu ukiri kumwe n'ababyeyi wamuhana, ariko umuntu wifatira ibyemezo iyo atihanye agira uburere bubi. Imana ishimwe cyane. Ndashaka rero ko nababwira ngo bakomereze ahangaha, ni heza, ntabwo byoroshye. Uyu mwaka maze ni uwa 43 mu gakiza, ngira ngo 44 izashira mu minsi iri imbere. Ni amezi menshi ashigaje, hasigaye makeya, ariko ntibizagutangaze. Hari abantu benshi twakirijwe rimwe ariko bagezeho babivamo. Ndashima Imana ko nkibirimo. Ndashima Imana ko ngifite agakiza Kristo yampaye. Ndashima Imana yuko ngifite ibyiringiro yuko nzamusanganira, kandi ndabyizera. Byigeze kunjyamo binyuzura umutima, numva ndashaka kumusanganira, ariko nasoma ijambo ry'Imana rikambwira ngo sintebutse umunsi w'Imana nkifata.
ariko kubera ko Yesu yanyongereye imyaka yo kubaho, mfite ibyiringiro none n'ubu nongeye gusubirana bya byiringiro ko Yesu ntatinze, nzamusanganira ndagira ngo mbabwire ngo mukore muzi yuko ari ku kirengarenga, nzamusanganira niba ntije indi myaka mike yatari myinshi nk'iyashigajeho kuza, nanjye nzamusanganira, mfite ibyo byiringiro. Reka rero mbabwire ijambo ry'Imana ry'uyu munsi nashaka kubabwira. Nari nkibabwira ukuntu Imana igira neza, ngize Imana muri iri teraniro abenshi baje kumva indirimbo, nicyo gituma mukwiye kujya muririmbira Imana. Ariko muri iri teraniro habonetsemo na babiri cyangwa na batatu bihana bwa mbere bakakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo, abo nabo bajya ku mubare wabo nabwirije. Nicyo gituma nashimye iki kiraka nahawe uyu munsi. Imana ishimwe ko bakongera ku mubare wanjye. Abandi bariho barongera ku mubare w'amafaranga yo muri banki, ariko abazi ubwenge barongera ku mubare w'abantu bari gukura mu muriro babazana kuri Kristo. Imana ibaho umugisha. Reka dusome aya magambo. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 15, ndahera ku murongo wa 5. Haravuga ngo nijye muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri jye nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Umuntu utaguma muri jye ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro agashya. Nimuguma muri jye amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe ibyo mushaka cyose muzagihabwa. Ibyo ni byo byubahisha Data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye. Imana ishimwe cyane. Ni ijambo ryo kuguma muri Kristo. Kuguma muri Kristo, abantu benshi bamubamo, ariko abantu benshi ntibamugumamo. Abantu benshi baba muri Kristo ndetse bakamunezererwa. Iyo bagize amahirwe yo kuza aha hantu, yabona abantu basinzihira bari mu mwuka, uri mu mwuka n'ubu uri muri Kristo, akumva nawe ntiyamuvamo. Ariko yagera hanze yahura n'ibindi nabyo bikamutwara, kumva ntiyabivamo. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo mugume muri jye nanjye ngume muri mwe. Nimuguma muri jye nkaguma muri mwe, niho muzashobora kwera imbuto kandi mukera nyinshi. Nta kindi dutandukaniyeho n'abapagani, icyo tubarusha ni ukwera imbuto. Naho ubundi tubyina kimwe, tugenda kimwe, dukora hamwe. Ariko ikidutandukanya nabo ni imbuto abantu bazagusoromaho, ni imbuto wera, ni imbuto z'umwuka ziba muri wowe. Nicyo kintu cya mbere kidutandukanya n'ab'isi. Ariko ubundi tumeze kimwe. Izuba rituvira ni rimwe, imvura itugwira ni imwe, ariko twebwe dukwiye kwera imbuto. Iki kintu cyo kwera imbuto nicyo Kristo yavuze agiye kureba umutini, agiye kureba ko weze awuburaho imbuto, arawuvuma. Kandi hanyuma Bibiliya ikatubwira ngo icyatumye awuvuma ntabwo ni ukubera iki, ko kitari igihe cyo kwera imbuto cy'umutini. Yawuvumiye iki? Ariko bifite icyo bisobanura. Biravuga ngo twebwe bamaze kuguma muri Kristo, tukaba muri Kristo, dukwiye kwera imbuto igihe cyose, haba mwitumba, haba igihe imbuto zitera hakabitoha ibibabi gusa. Twe dukwiye kwera imbuto igihe icyo ari cyo cyose. Ntabwo dukwiye guhagarika, kuko twebwe dufite icyo turusha abandi. Ariko cyane si icyo nashakaga kuvuga. Ndashaka kuvuga icyo kwera imbuto, kuguma muri Kristo. Kuguma muri Kristo ntabwo bivuze ngo ntabwo uzahura n'ikibazo. Kuguma muri Kristo ntabwo bivuze ngo ntuzahura n'indwara, ntibivuze ngo ntuzabura akazi, ntibivuze ngo ntuzabura ibyo abandi bariho babona hirya no hino.
uzabibura, ariko ibyiringiro ufite nuko Kristo ari muri wowe. Kristo naba muri wowe nanakureka, azagera akwibuke, hanyuma kuzamure. Nakuzamura, abakubonye ejo utari ufite uko umera bazahita bavuga bati uriya muntu mumutinye, Imana ye yamwibutse. Iyo Imana itwibutse, murabizi ko abantu bahindura ibyo bavugaga. Iyo wibutswe n'Imana, abantu baravuga ngo nari mbizi ko Imana izamugirira neza, cyangwa bakakubwira ngo baragusengeye. Ibyo rero ntabwo ntibitubuza guhura n'ibibazo abandi bahura nabyo. Duhura n'ibyo bibazo, ariko dufite ibyiringiro, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ntuzababazwe n'uwica umubiri, ahubwo uzababazwe n'ukwicira ubugingo. Kuko n'ubundi uyu mubiri wacu ni uw'akanya gatoya. Uyu mubiri ni intizanyo, ntabwo ari uwacu. Uyu ni umubiri ubora, ni umubiri upfa. Ariko mukwiye kuguma muri Kristo, kuko Kristo igituma tukwiye kuguma muri we, ntawe ashaka ko tumuvaho. Kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo abamaze kugera mu kuboko kwe ntawe ushobora kuza ngo abakuremo. Hari inyigisho zijya zumvikana ngo abantu babasibye mu gitabo cy'ubugingo. Imana ntisiba, kuko ibizi mu itangiriro no hagati n'iherezo ry'umuntu irarizi. Uwo yahaye ubugingo abukomeze, agume muri Kristo. Hari umuntu wari utunze intama nyinshi, ni agatekerezo. Izo ntama harimo agatama gato yakundaga cyane, nuko akubera ko agakunda, akanga ko kajya kuzerera ngo impyisi zitazakarya. Aragafata, arambura amaboko, ashyira amaboko ku giti cy'ingiga cyari aho, azana inyundo akavunagura amagufwa ya hano, arakavuna. Abantu baramubaza, se kuvunagura ako gatama kandi ariko wakundaga ni ukubera iki? Ati ntabwo nshaka ko kazajya kamva iruhande, kazakira mujye mukagaburira hano, ariko sinshaka ko impyisi zizagatwara. Na Kristo nuko atumerera. Hari ibintu ashobora kuguteza kugira ngo utajya kuzerera impyisi zikakujyana, utajya kuzerera Satani akakubona, utajya kuzerera abadayimoni bakakubona. Ariko ndababwiza ukuri, tukwiye kuguma muri Kristo. Hano muri Yohani nanone, hano muri Yohana igice cya 5 harabivuga ngo abana b'Aburahamu nyakuri. Nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba bigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Kuguma mu ijambo rya Kristo ntabwo ari ukuryiga, ntabwo ari ukurisoma, ntabwo ari ukuririmba, ntabwo ari ukurisenga gusa. Ni ukuguma mu ijambo. Ijambo ry'Imana niryo, iyo turisomye dushaka ko ridufasha, niryo ndorerwamo, niryo ritugorora, niryo ritugira abantu b'Imana. Ntushobora kuba umuntu w'Imana utagumye mu ijambo ry'Imana. Ariko aho ntabwo hatubwiye kurisoma, hatubwira kurigumamo. Kandi koko bafite imbaraga. Ariko icyazazana ngo haze ikindi giterane duhure nyuma y'imyaka 30, tuzareba bazaba bakibyina. Bazaba bakibyina cyangwa bazaba bagifite ubuhamya. Ashobora kuba atabyinisha amaguru nk'uku, kuko nanjye ntabishobora, ariko tuzareba ababyina no mu mitima, babyinira Yesu, ijambo ry'Imana rikiri muri bo, bakibyinira Yesu. Ijambo ry'Imana ryo ribaraza ijoro, badashaka iki? Badashaka ibyubahiro, badashaka amafaranga, kuko ibyo nibyo bimaze abantu b'Imana. Maze iminsi ndi mu kiruhuko, nkunda gusoma, mbona abantu b'Imana benshi baratwawe n'ibyubahiro, baramazwe n'ibyubahiro, abandi baramazwe n'amafaranga. Ugasanga bamara gupfa barabahishiriye, ukajya kumva ibintu bakoraga ukibaza niba ari bo babikoraga. Reka mbabwize ukuri,
uwambara umwambaro atabara yoye kwirata nk'ukuramwa atabaruka. Iyi myaka tugezemo twe n'abandi tungana ni imyaka yo kwitonda, ni imyaka yo kuvuga ngo ntasitara nkagwa nguye, ni imyaka yo kuba maso, kuko ni imyaka yo gutegura aho ugomba kuzaba. Ntabwo ari imyaka yo gukora imishinga, gukora imishinga byararangiye. Kandi abantu benshi bagushwa n'iyo mishinga. Ni ukuyikora ariko mufite ubwenge, kuko ibintu byose bidafite Yesu birumba ari indaro, ntacyo bimaze. Ariko niba warabonye Yesu ukagirirwa ayo mahirwe, kuki wamutakaza ku kantu kangana urwara? Kuki wamutakaza ku kantu k'ubusabusa? Icyo wita ikintu kinini hano mu isi ni ikintu cy'ubusa, kuko ntacyo uzatunga igihe. Amaso se ntabaha, ntacyo uzatunga igihe. Turabizi, ntabwo nshaka kuvuga amazina, ariko abafite byinshi iyo bapfuye barabisiga, bikaribwa n'abatabivunikiye, bikaribwa n'abandi. Igihe uri hano ku isi, kora iby'isi uyikorere neza, ariko icy'ingenzi ufite Yesu, ufite Yesu mu mutima wawe, nibwo uzanyurwa, nibwo uzishima. Ndagira nkubwire, nubwo waba ufite ibibazo uyu munsi, ariko warakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ejo nta bibazo uzaba ufite, kuko Yesu azabikurangiriza kuko wamwizeye. Dufite uwo twizeye uturangiriza ibibazo. Njya nkunda kubivuga, ab'isi wo ntawe bagira, ahubwo bagenda bavuga, hari umugani ubafasha, bakagenda bavuga ngo udapfuye kabutindi irapfa, akazarinda apfa kabutindi itarapfa, ariko yariremye agatima ngo nintapfa iyo kabutindi izapfa. Ariko abafite Yesu bagenda bavuga ngo nubwo bimeze gutyo uyu munsi, bucyana yandi n'umwana w'umunyarwanda, ejo bizaba bimeze gutya, bizaba bimeze neza. Kuko iyo aya mazi y'agahimano tujya tubona tukababara nk'abandi, tukaruha, tukabura icyo gufata n'icyo dukora, ni ukugira ngo Kristo nabiguha uzabone uko umushima. Byagutangaza ushimye ufite inzu y'ibyumba 2, abafite ama etaje baryama badashimye, bashime ndetse ntawe bazi. Ya yindi y'ibyumba